Agafilime kacu k'uyu munsi tugatangiranye n'umwana bitaga Ange yari arimo kuva ku ishuri ahita ahura n'umusore bitaga Fisto. Fisto barakwereka yakomeje gutambuka hari mu nzira ari kugenda ahita ata igiceri. Ange ahita abibona nk'ejo, ahita abibona bwangu, ahita yirukanka agenda asatira cya giceri. Arangije Ange aragitora ngo agende agisubize Fisto. Barakwereka Ange yahise afata cya giceri agenda ahita komanga Fisto arambwira tutsaye amafaranga. Barakwereka Fisto yari umusore mwiza ndetse na Ange yari mwiza, ariko mu by'ukuri bariganaga ku kigo ndetse ahubwo umusore ntago yari yagiye ku ishuri uwo munsi. Barakwereka disi Ange yahise amuhereza igiceri cye cya 50 arambwira ati ntuzongere gutsa amafaranga, ati nuko mbibonye nkahita nyiguhereza. Barakwereka Ange disi yahise akomeza kwihuta cyane afata inzira arigendera. Fisto we nari kintu byari binamubwiye, yahise yari yambariye kuteri. Barakwereka bwarakeye bagaruka ku ishuri abana bagenzi ba Ange baramwangaga ndetse disi ibintu bamukoreraga. Iyo yajyaga muri refe bagenzi be bamumenagaho ibiryo kubera ko bamugiriraga ishyari kubera ko Fisto yamukundaga, ariko mu by'ukuri ntago tuzi impamvu bano bana bandi banga Ange. Barakwereka disi Ange yakundaga guhora yiturije, agakunda guhora tuje ku kigo ndetse bagenzi be bahoraga bamunyuzura ndetse baramwangaga bikomeye, bigizeho naho bashaka kujya birirwa bamukubita bakamujyana muri dushe. Urebe disi ibintu bamukoreraga, bamujyanaga muri dushe bakamumenaho inzoga ndetse disi bakanafata n'amashusho ngo baze kwereka bagenzi babo ibintu bamukoreye. Barakwereka disi Ange yazaga mu ishuri akaza afite ubwoba yikandagira avuga ati bagenzi banjye n'ubundi bazangirira nabi ndabizi, kubera ko Ange disi uwo musore yaramukundaga. Barakwereka umusore disi nawe bwarakeza ku ishuri akimara kuza ku kigo, iyo yinjiraga bose baratsangaraga bakareba bakavuga ati nyamara disi uriya mwana ni mwiza. Reba disi yo Ange yabonaga Fisto ndetse n'abandi bakobwa babonaga Fisto ndetse n'abandi banyeshuri mu rusange babonaga Fisto yinjiye baratungurwa cyane bagatangara, bagatungurwa n'ukuntu babonye disi Fisto ameze ndetse n'ukuntu yinjiye mu kigo yateguye. Fisto yahoraga akeye kandi agahora yiturije, ari umwana utavuga byinshi. Disi akajya areba aho Ange yicaye agahinda kakamwica disi kubera ko Fisto ikigaragara cyo yakundaga Ange. Barakurika yakomeje gutambuka aragenda yicara mu mwanya we disi arangije aratuza ndetse wari umukobwa wari uri ku ruhande wibonekezaga cyane. Arangije afata telefoni ye arayizamura avuga ati tugiye kwereka ama video y'ibintu twakoreye uriya mukobwa wita Ange, ati musoke muze tugende hanze ngiye kubereka, ati mwegire hino mbereke. Barakwereka yamagaje abandi banyeshuri benshi ndetse Fisto ari ku ruhande ari kureba ndetse na Ange ari ku ruhande ari marareba. Arangije ahuruza abandi banyeshuri arababwira ati nimuze mbereke ibintu nakoreye kano gakobwa kirase nakajyanye muri dushe. Iyi ni ya video yafataga kugira ngo aze kuyereka abandi banyeshuri. Disi arangije arabereka, ariko mu by'ukuri barakwereka Fisto nawe yaje kureba yigira hino ku ruhande. Amaze kwegera hino ngo azarebe, arebye asanga disi bari barimo bareba amafoto y'undi mwana ya Ange ibintu bamukoreraga disi bari kumunyuzura. Arangije Ange afata telefoni ayitura hasi. Barakwereka disi Fisto yakundaga gukina basket, ni nawo mukino yakundaga gukina mu kigo kandi yarayumvaga byatari. Barakwereka yatangiye gukina basket akomeza kwikorera imyitozo gake gake yitonze kuko basket yarayumvaga, ni nawo mukino yakundaga cyane. Arangije barakwereka disi yaje kuruhuka akimara gutambuka gutyo. Barakwereka abakobwa baziraga Ange yafashe umupira disi ahita ukubita Ange, arangije aramukubita yitura hasi. Mana nyagasani babitewe n'iki? Arangije Ange disi kubera ko yahoraga yiturije nawe ntabwo yagiraga ibintu byinshi byazagara, arangije yitura hasi aricecekera. Ariko muri ako kamwanya Fisto nawe yaturutse ku ruhande ahita afata wa mukobwa uzira Ange ahita amukubita umupira. Arambwira ati kuki we wagira nabi we bakakwihorera, ati tuza ntugire ikibazo ntugire na kimwe uvuga, ati sorry basi ubyihanganire. Aravuga ati nubwo ari wowe nta kibazo. Impamvu yabiteraga bano bakobwa nuko Fisto bamukundaga disi kandi baramurwaniraga ku ishuri, bumvaga disi bahora ari we bari kumwe. Barakurika disi Fisto iyo yazaga ku ishuri abana b'abakobwa barahindukiraga bakamureba disi bakanishima cyane kubera ko baramukundaga kuko babonaga ari umusore mwiza cyane kandi utagira zagara. Barakwereka disi umukobwa atangiye kumwisurishwa, wa mukobwa disi uzira Ange atangira kwisurishwa Fisto, ariko Fisto nawe aramubwira ati n'ubundi ibyo bintu uri kumwisurishwamo ntacyo bindebaho disi. Dore Fisto yahise ryamira ku ntebe aravuga gemba niturije. Barakwereka disi bwarakeye n'ubundi babana bakomeza kwirukankana wa mwana w'umukobwa, bakomeza kumwirukankana kuko baramwangaga kubera ko yasaga navuganaga na Fisto ari we bavuganaga disi. Ngabo bakomeje kumwirukankana ngo bagende disi bamugiriye nabi, ariko mu by'ukuri yakomeje kwirukanka cyane asa nahagana ahantu Fisto yarari. Barakwereka disi yaraje asanga Fisto aho ngaho arambwira ati babagizi bana bari kunyirukankana, ati ndakwinginze nugira umuntu bibwira, ati uceceke nugira ubwira ko ndimo hano. Arangije disi yahise agenda ajya kwihisha mu bwisho yahise asubira muri dushe, ariko Fisto ahita amukurikirayo amusangayo. Arangije Fisto aramwitegereza neza, umukobwa aramubwira ati uceceke ntuze kubivuga.
barakwereka babandi bana b'abakobwa baraje bihutsa bwangu bakigera aho ngaho basanga umukobwa nawe uhari, ariko umukobwa yari yabwiye Fisto ati tuze uceceke. Arangije Fisto yahise agaruka arabareba arababwira ati ikintu mushaka kuri uriya mwana muzakibona. Arangije abakobwa disi bakomeza kuguma aho ngaho, Fisto yahise babuza ko binjira, akomeza kumwitegereza cyane arababwira ati imipango muba murimo ntabwo izabahira, ati ndabizi neza ko bitazabagwa amahoro. Barakwereka abakobwa disi babuze uko babigenza, basanze Fisto ahari, barangije bafata inzira baragenda. Barakwereka bwarakeye disi Ange akomeza kuza ku muhanda, ariko mu by'ukuri yahise yabona disi wa musore bagiye gushimutsa Ange, ariko mu by'ukuri yari ari ku ruhande arabireba. Disi ya nshuti ya Ange bagiye kwishimuta, aravuga Ange disi ari umwana mwiza, wa musore yari ari ku ruhande nawe ari n'akagare arimo abireba ari kugenda. Wa mugabo yari agiye gushimutsa wa mwana bigana, arangije disi wa musore ari kubireba kuko uyu mwana disi yagiraga neza. Arangije disi dore Ange yaje gutabara, wa musore nawe arabibona. Barakurika wa musore nawe yafashe igare disi Fisto azana igare bwangu ngo arebe ngo bigenze gute, ariko mu by'ukuri yaraje ahita agonga umuntu wari ugiye kugira gute, wari ubashimuse disi ngo abatware, wari ugiye gutwara uriya mushuti wa Ange. Arangije disi umugabo yahise yitura hasi, Fisto yahise amugongesha ipine y'igare arambwira ati n'ibindi kindi gihe utazongera gukora amakosa nk'ariya. Barakwereka disi Fisto yahise amushyikiriza abashinzwe umutekano arambwira ati nimumujyane mumwiteho. Barakwereka disi wa mukobwa yakundaga guhagarara ku muhanda, disi ategereje Fisto ngo arebe ko yamubona musuhuje byibuze, ariko abandi bana bagenzi be baraziga bakamunyuzura bagashaka kumutwara ku mbaraga, ariko agakomeza gukubana nabo. Barakwereka bakomeje kumukubanya birangira kubise mugenzi w'urushyi kandi atabishakaga. Arangije disi amucira mu maso, ariko umwana w'umukobwa akomeza kwihangana. Ange akomeza kwihangana aravuga ati n'ubundi ibintu muri kunkorera ntabwo ari byiza kandi ndabizi neza ko ibi byose bizarangira. Barakwereka Ange disi bagiye kumukubita urushyi, Fisto yari yageze kare atabarira ku gihe aravuga ati ibyo mushaka byose nta kintu na kimwe mwazageraho. Arangije disi wibuke wa mukobwa w'inshuti ya Ange niwe Fisto akijije, ariko aramubwira ati nimukajye mugira nabi mujye mugira neza mwigendere. Barakwereka Fisto yanze kubateza polisi, arangije arabarekura arababwira ati ngaho nimufate inzira muve hano mwigendere mu mahoro mu maguru mashyashya nta kibazo murahura nacyo. Arangije disi yasigaranye na ya nshuti ya Ange na wa mukobwa uzira Ange. Fisto akomeza kumubwira ati n'ubundi ibyo wakora byose nutagenda gakeya ntago bizaguhira. Barakwereka Fisto yafashe inzira arigendera, arakwereka Fisto yacishaga makeya. Abandi banyeshuri yazaga ku ishuri baramunyuzuraga nawe agatuza akabyemera agaceceka gapoa. Yarababwiraga ati bagombaga yaratambukaga mu kigo bakagomba basaba ati mwumi cyubahiro, iyo atabahaga icyubahiro ntabwo byakundaga disi kubera ko yacishaga makeya. Barakurika baramuhamagaraga disi akabanza kuza akamunyuzura, ariko yabaga yiturije. Yari afite bakuru be nabo barabacuye cyane, ariko yarihanganaga akabihorera kubera ko yari mutoya kuri bo, wakamumva gusa akabihorera. Barakurika disi yafataga inzira akigendera akigira mu masomo nk'abandi banyeshuri, ariko akitwara neza. Barakurika disi bagiye gukina mu kipe yabo ya basket, yakomeje kuza yakererewe. Arangije yunamira koca we arambwira ati mbabare naje natinze, ati ariko nanjye nago singiye naga ari ngewe hari ibyo nabanje kwitaho mu rugo, ati ariko nabisoje nugira ikibazo. Barakurika disi arambwira ati ngaho jya hasi utere popage 5 undangize nguhane kubera ko wakererewe. Abandi bose bari kureba disi Fisto yacishaga makeya atangira gukora popage arazitera rwose, ariko koca yaramurebaga abandi bana bagaseka bakishima bitewe n'ukuntu babonaga ari kumuhana, ariko mu by'ukuri ari nabo byababazaga. Barakwereka bwarakeye disi match iratangira bari muri stade, abakobwa bose bafanaga Fisto kubera ko baramukundaga. Barakwereka Fisto yakomeje gukina basket yaranayumvaga cyane anatsinda n'ibitego byinshi. Barakwereka ikipe ya disi yari yakinye n'indi kipe, ariko ikipe ya disi iri gufanwa cyane. Fisto abana bose bari kumufana, harimo n'abakobwa benshi bari kumufana bamwikundiye. Dore wa mukobwa uzirana na Ange ukuntu yakomeje kureba Fisto, ikigaragara cyane uko yamukundaga. Fisto bamufelicita bagenzi bamubwira ati urakoze cyane. Barakurika bwarakeye disi agaruka ku ishuri, ariko mu by'ukuri Ange yahise amuhagarika aramubwira ati ndakwinginze hagarambanze nkubwire tuvugane, ati nagushakaga kubera ko ndakwinginze nari maze iminsi nakubona, ati kandi nari ngukumbuye nagira ngo tuganire. Arangije arambwira ati nta kibazo, ati ndari ngaho mbwira, ati ndashaka ko tuza gusangira ibya saa sita. Arakurika disi barajyanye bajya gusangira.
ariko disi ibi byose Ange asa n'aho yakunze Fiston. Barakwereka disi Ange yajyaga gutamira Fiston akamushyiriraho ibindi biryo ku kiyiko kugira ngo abashe kurya ibiryo disi bihagije. Arangije disi yaramukundaga ariko Fiston yari yaranze kubimwereka, ndetse na Ange ntabwo yabimwerekaga ko amukunda, ariko disi wabonaga ko bakundana cyane, ubona ko kandi banishimiranye. Barakwereka disi ahantu Fiston yajyaga ajyana imyanda ku mugoroba, wa mukobwa waziraga Ange yakundaga kuhamutegerereza ngo arebe ko yaza ngo amuvugishe. Ikigaragara cyane ko uyu mukobwa waziranaga na Ange yaziraga Ange kubera ko Ange yakundanaga na Fiston, kandi uyu mukobwa yashakaga gukundana na Fiston. Barakwereka disi Fiston yakomeje kuguma aho ngaho, arangije ashyira imyanda aho ngaho afata inzira yigendere, ariko bimwanga mu nda. Barakwereka disi umukobwa yakomeje kumuhamagara, arambwira ati wanyumvise, ukumva n'ikintu nshaka kukubwira ko ngushaka. Arangije disi umukobwa aguma aho ngaho, arangije arambwira ati ndubundi ikintu ushaka kumbwira ni igiki, reka nze ngaruke mwumve. Barakwereka Fiston yaragarutse, aravuga ati ariko ikintu kituma umaze iminsi ungendaho ni igiki, gituma wirirwa unyirukankaho, gituma utagituma mumeka cyangwa se ngo nduhuke ndetse ngo nama gahenge. Barakwereka Ange disi sinzi ahantu yaravuye, ahitsamo na Fiston ku ruhande ndetse na wa mukobwa umuzira bari kumwe disi. Mana nyagasani Fiston araza kubyitwaramo gute noneho? Barakwereka Ange disi akomeje kurebana amarangamutima, arareba ariko bimwanga mu nda. Fiston nawe yakundaga Ange akomeza kumwitegereza ariko bikomeza kwanga. Barakwereka disi Fiston yahise yibuka uburyo bari gucatsa nimugoroba n'uburyo basangiye ibiryo ibya saa sita, ndetse anibuka disi ari kumwohereza n'amafoto amubwira ati n'ubundi ngenda gukunda cyane. Ariko mu by'ukuri ibi byose Fiston yahise atangira kubyibuka, ndetse na Ange yarabyibukaga, yararebaga disi bikamwanga mu nda, ndetse na mugenzi we bari kumwe bakomeje kureba. Ibi byose byatumye Fiston ahita yibuka uru buryo bari kumwe na Ange bari gusangira, ariko disi yibuka n'uburyo yamwoherezaga n'udufoto nimugoroba bari kumwe disi. Barakwereka disi bahise bajya gutembera, abanyeshuri bose bahise bajya gutembera, ndetse bajya aho basohokera ngo bagende batembere barebe uko bimeze ndetse banenjoyinge. Arangije disi barakwereka Fiston nawe yarahari disi na bagenzi be, ndetse bari bagiye no kurya umunyenga muri bya byicundo, ariko Fiston disi yakundaga Ange. Barakwereka disi bari bicaye, Fiston kurayo akaboko afata ku ruhande rwa Ange, aravuga ati n'ubundi mukingire utaza kugira ikibazo. Barakwereka disi Fiston yakundaga Ange, abandi nabo bajya mu byishimo barishima, ariko Fiston we yakundaga guhora yitonze atavuga byinshi ndetse atavuga menshi. Ariko Ange nawe yakomeje kureba Fiston cyane, akomeza kumureba disi nk'umukunze, kandi ko kigaragara cyo nuko bano bana bakundanaga ariko bakaba batarabyerekanaga. Barakwereka disi kutuvuye ku byicundo, iminyenga barayiriye, bakimara kurya iminyenga baraza bahita babona neza Ange ahita abona ari kumwe n'undi musore mugenzi we bari gusangira, ndetse disi bari gusangira ice cream, ndetse Fiston arabibona ariko ntiyari arenza arabyihorera. Arangije afata akamareti k'agashakoshi arakamuhereza, arakamutorera, aramubwira ati reka ngufashe nkaguhereze nta kintu bitwaye, ati kandi ndabizi neza ko nta kibazo. Ange disi yakundaga Fiston. Barakwereka disi ari amazi yazamutse aho bari bahagaze, bitewe n'urukundo Fiston yakundaga Ange yahise amwitambikira kuri ya mazi, aramubwira ati va kuri ayo mazi, reka nzinya kwitambikira nyagukingire atabasha kuba yakugwaho. Barakwereka disi Fiston yari umwana mwiza cyane kandi akunda Ange. Disi yarategereje ko amazi akama, arangije aramubwira ati sawa birakunze bigenze neza nta kibazo, ntabwo amazi akumenetseho. Ariko disi Ange yakundaga kumureba icyoroshye, agakunda kumwitegereza cyane, ariko disi yaranamukundaga mu by'ukuri. Barakwereka disi rero Ange yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kwitegereza Fiston n'uburyo ari gukora igare rye, akomeza kurikora yitonze, ariko mu by'ukuri barakwereka disi aho yabagari. Ange nawe yaramukundaga kumugendaho, ndetse agakomeza kuba muri hafi kubera ko yaramukundaga. Arangije disi araza aramubwira ati ko ngushaka tuvugane, ufite akanya ko ngushaka? Arangije aramubwira ati nta kibazo ndahari, ati ngwino umbwire nta kibazo tuganire, ndahari rwose nta kibazo. Arangije disi Fiston yakundaga Ange nawe bitewe n'urukundo yaramufite kandi ukuntu yamurebaga wabonaga ko bitangaje kandi disi bihambaye. Barakwereka disi akomeje kumureba muri ubwo buryo. Barakwereka bwarakeye disi tugaruka ku ishuri, ariko mu by'ukuri yasanze bagenzi be bari kureba ka video, ariko biramubabaza cyane. Wibuke neza ko disi bana bari barafashe video ndetse banachatinga, birirwa bachatinga kuri uyu mwana Ange. Arangije bambura telefoni, areba message bari barimo n'ibyo bari kwandika. Arangije arababwira ati mujye muva muri ubwo busutwa, ubu buntu budafite 12 mujye muvamo mu bwihorere. Arangije siba message amusubiza telefoni yabo, arababwira ati nimuzanabyongere. Barakwereka disi bwarakeye, arangije Fiston afata igare rye aragaruka. Disi ntabwo yarengaga umutsaru atarahura na Ange. Barakwereka disi barongeye barahura, Ange akomeza kumwitegereza cyane niyagira ikintu amubwira. Arangije amuhereza karifti disi ku igare rye aranamutwara, disi baragenda. Mana nyagasani barakwereka
yaramutwaye disi bigeraho na Ange atangira kugenda amwiyegereza disi amarangamutima y'urukundo yaratangiye kumusaga ndetse atangiye kugenda biza disi bigenda biri kuza agenda amwikundira cyane gake gake disi kubera ko yaranamukundaga kandi wabonaga ko bahuje. Barakwirika disi yarari mu rugo, Fiston yageze mu rugo atangira gucatinga ndetse na Ange batangira gucata, amwohereza agasitike yari yamukoreye ndetse disi undi nawe arangiza arifotora amwoherereza ifoto ye. Akimara kumwohereza ifoto ye arabwira ati bite simeze neza, araje disi arayimwohereza. Ange araseka arishima aravuga ati nukuri ndi kumva ndi mu rukundo, ati ndi kumva ndi kugarukamo neza mu rukundo, ati kandi biri kunshimisha. Barakwereka Ange disi yarebye udustika bari kumwoherereza arakomeza araseka aratembagara. Araje disi barakwereka bari mu gutaha yari yatumuzaniye Isaac yamuzaniye yawurute aramubwira ati sezera bagenzi bawe uze ubanze nsuhuze. Araje disi Fiston yari yamuzaniye utwo kunywa araje aramubwira ati n'ubundi ngwino dutemberane ngende nkubwire. Araje disi yahise abona wa musore mugenzi we babasore bagenzi we ndetse na wa mukobwa mushuti w'umuzira Ange ahise amanukana na mugenzi we. Araje disi abona ku ruhande arangije araza abona ahura na bagenzi be Ange, ariko mu by'ukuri bari bakomeje kujya gutembera atemberana n'undi musore wabonaga ko Fiston disi byamubabazaga, ariko Ange nawe yagira ngo disi agerageze Fiston arebe niba mukunda. Arangije aramubwira ati ngwino nkwerekana tujyana. Barangije barazana disi bafata inzira bajyana hano mu ishyamba. Arangije aramubwira ati unegereze ndaje nta kibazo. Arangije disi witegereze neza Fiston yaragiye. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko disi yagira ngo arebe niba Ange amukunda. Barakwirika disi Ange yaricara amutegereza, Fiston nawe aragenda disi yinjira mu ishyamba. Akimara kwinjira mu ishyamba imvura yaranaguye disi itangira kunyagira Ange, ariko disi Ange yaragiye ngo arebe Fiston se yagiye mu biki cyangwa se yagiye hehe. Araje disi umwana imvura yanamunyagiye irindi namuhitsiraho ategereje Fiston. Disi agiye kubona Fiston aragarutse asanga Ange aracyamutegereje yanakonje disi ubona ko byanamuteye n'umusonga. Aranje disi akomeza kwitegereza Fiston abona Fiston ari kugaruka, ariko mu by'ukuri disi Ange yamutegereje avuga ati n'ubundi ushaka ugende ariko ndagutegereza ndabizi neza ko kandi uraza kugaruka. Barakwereka disi Fiston yaje igihe cyarenze asanga umwana disi Ange yagagaye kubera disi yarwaye n'umusonga. Arangije aramwegera aramuhobera aramubwira ati ndagukunda cyane. Nubwa mbere disi aramubwiye ko amukunda, disi byarangiye disi arangije anarwara kubera n'ahantu yari yagiye. Barakwereka umusore disi ahise arwara umusonga ndetse na Ange yari yikomeje cyane we nta kintu yigeze aba. Barakwereka umusore disi arwaye ari kwa muganga, Ange yamubaga hafi akanibuka bya bindi byose uburyo yamuherezaga ka gakapu ndetse n'uburyo yamukingiye y'amazi igihe yari agiye kumugwaho. Arangije disi byose nibyo Ange arimo yibuka disi umwana w'umuhungu Fiston yamukoreraga ndetse yanamukoreye. Arangije disi akomeza kumureba aramutegereza cyane aramubwira ati nukuri kw'Imana ngenda gukunda cyane. Atangira no kwibuka cyagiye amutwaye ku igare uburyo disi yagiye amufasheho, disi bikanamunezeza akanamwenyura amagato agaseka gukubita agatwenge. Barakwereka disi yakomeje kumutwara aramujyana. Arangije baragenda disi yibuka ibi byose ari kwibuka ndetse ibi byose nibyo yibuka disi imvura imuhitiraho akaza agahita amuhobera. Ibi byose Ange arimo arabyibuka. Disi Ange yakundaga Fiston ariko yaburaga ukuntu abigenza ndetse disi yari yaranze no kubimwereka, ariko saa yingiya noneho araza kubimwerurira. Barakwereka disi Ange yamaze kwibuka. Akimara kwibuka arangije disi Fiston nawe yari ari kwa muganga yahise akanguka disi arongera yisanga ari kwa muganga, ariko Ange aramureba arishima cyane aravuga ati bimeze bite, ati urakangutse. Araje disi agiye kugenda Fiston ahita amufata akaboko aramubwira ati nizere kumeze neza, ati nanjye kandi meze neza nta n'ikibazo mfite kandi uko byamera kose ndaza kumera neza. Barakwereka basubiye ku ishuri. Araje Fiston yiyambarira ekuteri ze. Araje disi urwandiko bari bamwandikiye amubwira ati n'ubundi ndaza gushaka, ati sinze kukubura. Araje disi aza kureba ku ruhande akomeza kwitegereza muri ubwo buryo areba umuntu wamwandikiye, ariko mu by'ukuri yaramukundaga disi Fiston nawe yaratangiye gukunda Ange, ariko mu by'ukuri barakwereka utegereze neza disi amasomo yararangiye aramubwira ati tuze guhura hanze ndagushaka ngira ikintu nkubwira. Araje disi barasohoka. Bakimara gusohoka aramubwira ati bite byawe, ati uri kumbaza iki se kandi? Aramubwira ati nari nakubuze, ati ndagira ngo tuganire ari ikintu nashaka kukubwira. Araje disi azamwegera gake Fiston. Araje Fiston amuca amazi aramubwira ati ikintu ubu nshakaho ni igiki, wibuke neza ko uyu mukobwa wamwandikiye ngo aramushaka
aramwereka ni wa wundi uzira Ange udahuza na Ange wirirwa yirukanga na Ange mu kigo. Arangije afata akagara arigendera. Disi kumwirukanga wa mukobwa yamwirukanseho, akimara kumwirukankaho hari imodoka yaturutse ku ruhande. Nyagasani iraza ihita igonga umwana w'umukobwa. Kubera iki kwirukanka kuri Fisto? Ariko Nyagasani barakwereka Disi Fisto yarageze imbere hirya, arangiza arahindukira arareba abona wa mukobwa imodoka iramugonze. Arangiza agaruka yihutsa bwangu ngo azarebe Disi amutabare. Arangije Disi umukobwa nawe yageragezaga Fisto ngo arebe ko yazamukunda, ariko byari bigoye kubera ko Fisto yakundaga Ange. Barakwereka Disi wajyaga gufata ifunguro ryo kurya, Fisto akarura ibye ndetse akazana n'ibya Ange, Disi akamuzanira ngo basangire. Ariko mu by'ukuri abandi banyeshuri bararebaga bagatangara, bakumirwa ndetse bagatungurwa kubera urukundo yakundaga Ange. Barakwereka Disi Ange bari muri iyo minsi kubera ko barakwereka Disi Fisto kubera ko yashakaga guhora ashimisha umukobwa wangaga Ange, yashakaga buryo Disi amushimisha ndetse akanamwereka ko amukunda. Barakwereka Disi abandi banyeshuri bararebaga uburyo yamufungiraga imishumi y'inkweto kubera urukundo yamwerekaga, ariko mu by'ukuri Ange yari yafushye, ariko uruhande ubona ko yarakaye. Arangije Disi akituriza akavuga ati n'ubundi uko wabikora byose ndabizi neza ko Fisto ankunda, kandi koko Fisto yakundaga Ange. Reba Disi Ange, Disi agenda kari kamwishe. Arangije arahaguruka n'ibiryo kurya biramuna. Arangije Disi mu guhaguruka yitura hasi. Fisto yarabirebaga byose akavuga ati mana ibi ni ibiki, ndetse n'abandi banyeshuri bose barayirebaga bakavuga ati Nyagasani ibi byo biri kugenda gute, ibi byo ni ibiki mwaka byaramwe. Arangije Disi akomeza kwitegereza Fisto. Ange nawe Disi yakundaga Fisto, ariko mu by'ukuri barakwereka bwarakeye. Aramubwira ati n'ubundi tuze gusohokana. Arangije Disi Fisto Ange mu kureba asanga ahagararanye na wa mukobwa Disi waziranaga na Ange, ariko mu by'ukuri Fisto yakundaga Ange. Arangije Disi mu guhindukira arareba ahita abona Fisto. Arangije aravuga ati n'ubundi ndagukunda cyane Fisto, ati ariko mu by'ukuri wowe nawe jya unyereka kunkunda. Barakwereka Disi Fisto yahise azasatira Ange ahita azamusanga, aramubwira ati n'ubundi uko byamera kose komeza kwihangana, ngenda gukunda, ati kandi ndabikubwiye ndabivuze ndagukunda, ati kandi icy'ingenzi ndakwinginze nawe uzankunde. Barakwereka Disi yakomeje kuguma aho ngaho. Disi Ange atangira kumwenyura, atangira kwishima, ndetse na Fisto aramubwira ati ese kubera iki wari uri gufasha uriya mukobwa, ati kubera iki wamufashije, ati birakwiye. Barakwereka Disi yahise amutekereza uko byagenze. Aramubwira ati igihe yaje kundeba ku ishuri tugiye gutaha, ndangije ndamutsa ndigendera. Arangije azanyirukankaho imodoka ihita imugonga. Ibi nibyo Disi Fisto ari gutekereza uriya mukobwa, ni nayo mpamvu Fisto ari kubitekereza Ange kugira ngo Disi Ange amenye ukuri. Arakwereka Disi yamuhaye ukuri, aramutekereza amubwira uko byagenze n'ikiri gutuma Disi ari kumugendaho, amubwira ko ari iyo mpamvu, ariko Ange yari yarakaye yanamurakariye. Aramubwira ati n'ubundi n'ikindi gihe sinzongere kubona muri kumwe. Barakwereka Disi yaraje yicarira aho ngaho. Ange yakundaga Fisto byo gupfa, ndetse na Fisto yaramukundaga, ariko mu by'ukuri bari abana beza cyane kandi ubona ko banakundana. Arangije araza afata akababi kari kari aho ngaho akomeza kugakinisha mu buryo bworoheje, ariko mu by'ukuri yakundaga Fisto, nawe mbikubwiye nawe wabyumva. Arangije akomeza kuza Fisto gake gake asatira Ange yicaye, bakomeza kwitegereza. Bari ahantu heza hari amafu kandi Disi hari n'akayaga keza. Arangije akomeza kumwegera aramubwira ati reka ngufate ku kiganza Disi tube tuganira, ati ndagukunda cyane. Barakwereka Fisto Disi kubera urukundo rwari rumaze kumusaga, arangije yatangiye gufata ku kiganza cya Ange aramubwira ati tube twiganirira, ati ndakwinginze kandi ndagukunda kandi sinzigera ngwemukira. Ange Disi yarahindukiye mu kujya kureba abona Fisto yamufasheho ku kaboko, ariko Disi arikanga aravuga ati n'ubundi uko byamera kose ubwo ari wowe umfasheho nta kibazo. Barakwereka Disi Fisto yakomeje kwitegereza Ange nawe aramwitegereza, ariko mu by'ukuri wabonaga ko urukundo rwatangiye kuzaga hagati y'ababiri. Arangije Disi Fisto akomeza kwihangana abwira Ange ati ndagukunda n'ukuri. Arangije sinzi umuntu yahamagaye ku ruhande. Arangije Disi atangira no kuririmba, aramubwira ati reka mpamagara abantu byose babyemere bazi babibone ko jiwe ngukunda. Arangije Disi yatangiye guhamagara, atangira no kumucira utuntu tudusakuzo ndetse n'uturirimbo, aramuririmbira Disi. Ange atangira kutuza, atangira no kwishimamwo, aranyenyura Disi aravuga ati n'ukuri nakundi kunabigenza, ati kandi ndagushimiye cyane, ati ndagukunda nanjye, ati nanjye ndagukunda. Arangije Disi arayimubwiye ko amukunda, arangije arabyishimira cyane. Arangije Disi yipfuka mu maso, hanyuma reka muri rero kugushimira, ntuzacikwe n'agasone k'ubutsanda gukunda cyane. Ibindi nakagaruka. Ciao ciao.